Waba waruzi impamvu abantu bamwe bagira ubwoba nijoro mu gihe bagiye kuryama, bakumva batari bonyine mu byumba byabo, ndetse rimwe na rimwe bakaba bumva ko hari nk'ikintu kibatsikamiye kirimo kirabaniga, ariko ntibamenye impamvu n'aho bituruka. Uyu munsi reka turebere hamwe ikibitera ndetse n'uburyo wabyirinda. Guterwa nijoro mu gihe ugiye kuryama ukumva uri kubura ibitotsi, ukumva nturi wenyine, ibi bitero ni ibitero by'umwijima. Reka nkubwire ngo dusome mu Befeso igice cya 6 umurongo waho wa 12 haranditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Hari abantu bagira ngo hari uwo mwijima ntukora, urakora, ni nabo dukirana nabo, ni nabo turwana nabo. Niyo mpamvu n'icyo gihe mu gihe ugiye kuryama ukumva ntibiri kugukundira, nibo baba bari aho ngaho, nibo baba bagukeneye, nibo bari kukurwanya, naho uzumva bikuniga, ni naho uzumva ko utari wenyine muri icyo cyumba, kuko ni umwijima kandi wowe ntabwo uwubona. Ibyo bintu niba byajyaga bikubaho wibikinisha, bifate nk'ibikomeye kuko ni ibitero by'umwijima, nk'uko tumaze kubibonera hamwe ko duhora turwana n'umwijima twe tutabona ariko wo utubona. Erega Satani ahora ashaka aho yinjirira mu buzima bwacu, kandi rimwe na rimwe uwo muryango w'umwijima nitwe tuwumufungurira. Reka nkubwire ibintu bitatu bikomeye utaruzi, wenda ushobora kuba wakoraga wibwira ko ari ibintu bisanzwe, ariko ukaba ufungurira uwo mwijima, akaba niyo mpamvu ushobora kumva ibyo bintu bikuri iruhande biguhoraho, wowe utaruzi ngo biraturuka hehe. Icyambere kibabaje gikorwa ni indirimbo wumva. Hari indirimbo zasohowe zo gusingiza Satani, zo kumwambaza, nk'uko abakristu dufite indirimbo turirimba zo kuramenya Uwiteka, ni nako Satani nawe afite ize akoresha kugira ngo abaziririmbye, abazumva babe barimo baramwambaza. Izo ndirimbo rero wowe iyo zisohotse ushobora kumva injyana yayo, ukumva na karimbo keza karabyinitse, ugasanga wowe usigaye ukabyina utaranasobanukirwa amagambo arimo avuze iki, kandi nyamara ari ay'umwijima. Ndaguha ingero nke. Ndebera nawe nk'iyi ndirimbo yitwa ngo Stay Way to Heaven, ni indirimbo yakunzwe ifite views miliyoni 153 mu gihe cy'imyaka 7 imaze isohotse, ariko iyo urebye mu magambo yayo yanditswe aririmbwamo, nta na hamwe ubona bavugamo Imana, ahubwo bavugamo umuntu ngo w'umugore, ngo mbese ni ibintu bikomeye. Abantu babivuga n'ubundi bavuga ko ari indirimbo ihimbiwe Satani, ariko wewe wareba titre yayo Stay Way to Heaven, wakumvamo heaven, ukumva nyine nijuru, ugatangira iyo ndirimbo ukayiririmba, ugatangira ukajya uyibyina, yewe n'amagambo amwe nawe ugasanga urayafite, usigaye uhurirwa ubiririmba, nyamara urimo urakurura umwijima muri wowe. Hari ubundi buryo bukunze gukoreshwa cyane cyane kuri ba bantu bitwa ko babakinga, ni abantu bafasha abahanzi mu kurimba, ariko ukumva utuju twabo turi inyuma, bari kugira utundi tugambo bongeramo. Abo rero ugasanga noneho nibo bari kongeramo ya magambo akomeye azatuma umwijima winjira muri wowe, ariko wazajya kureba lyrics y'indirimbo ayo magambo ntuzayabonemo. Aho rero noneho biba binakomeye kugira ngo usobanukirwe ngo izo ndirimbo ni iz'umwijima. Hari ubundi buryo bukunzwe gukoreshwa bwitwa backmasking, none byandika muri Google nawe urabibonamo. Ni uburyo noneho bashyiramo aya magambo ku buryo indirimbo bisaba ngo uyikine usa nk'uyisubije inyuma kugira ngo wumve ko arimo aya magambo y'umwijima. Erega hari ikintu dukunze kwibagirwa, nuko Satani yahoze ayobora korari ikomeye mu ijuru, ndetse yari n'umuhanzi urimba ngo y'amajwi yose, rero nta kuntu ataba ariho anyura. Ese iyo wumva ko turirimba iz'Imana tukaba turi kuramya Uwiteka, wibwira ko uririmba iz'ikuzimu waba uri kuramya nde? Dore icya kabiri nacyo gikomeye ni filime ureba. Ese waba ureba filime zimeze gute? Iyo uri kureba filime
za filime zikwereka ibintu by'ubusambanyi, za filime zikwereka ibintu byo gukundana kw'abahuje ibitsina. Ibyo byose ni ibintu ahantu Satani anyurira, umwijima unyura kugira ngo ukugereho. Wowe iyo utangiye kubireba hari n'igihe ubizi ko ari bibi, ariko ukumva uri kubireba nk'ibisanzwe. Ariko hari icyo umwijima uba wakururiye y'amaso yawe ku buryo wowe nyuma utangira kubibona ari nk'ibintu bisanzwe, nawe ugatangira kubishyira mu bikorwa. Hari n'izindi filime zagiye zikorwa mu buryo berekana uburyo Satani akora imyuka mibi, cyane cyane nk'utuntu tw'udupupe bakerekana ngo turi kuvuga cyangwa tugenda. Ibyo bintu nawe wabireba ukumva biguteye ubwoba, ukabibona koko ko ari ibintu by'umwijima, ariko ukabireba nk'uri kureba filime wumva bisanzwe, ariko uba uri kwinjiza umwijima mu mubiri wawe. Ubwo noneho ngiye kuvuga ngo filime za porno wakumva ibyo ari byo. Ese undi we waba uyireba ugiye gukuramo iki kindi uretse kuba ushaka gukora n'ubundi ibyo uri kureberamo? Ibyo byose urumva uko ubireba, uko ubyumva, ayo majwi, ayo mashusho, ibyo byose birongera bigahindura ubwonko bwawe, ibyo watekereza ukabivamo ugasigara uri gutekereza bya bindi wahoze ureba. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu bakunze kuvuga ngo ibyo warose nuko ari byo wiriwemo cyangwa ari ibyo watekereje. Iyo rero wabaye muri izo filime, wabaye muri izo ndirimbo, nta handi ibitekerezo byawe biba biri uretse muri ibyo, kandi biba byagukururiye umwijima, ugasanga rero wiyegereje umwijima mu buzima bwawe. Icyanyuma gikomeye nacyo cyatumaga winjiza umwijima muri wowe ni ikintu cy'ubusambanyi ndetse no kwikinisha. Ibyo bintu byombi biragendana. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18, haranditse ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Aho noneho uba washyize umwijima w'imbere mu mubiri wawe. Reka mpita nkomerezaho tunasome nanone icyo gice cya 6 umurongo waho wa 16, handitse ngo ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ese waruzi ko iyo usambanye uba wihaye ibyo undi afite muri we, uba ubihaye umutima wawe, umubiri wawe? Waba ujya wibuka ko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka? Waba waruzi ko umubiri wawe Imana ikurema yakuremye mu ishusho yayo, iguha umubiri ndetse iwuhindura urusengero rwayo? Bivuga ngo niba ushaka kubaha Uwiteka, bikorere cyane cyane ku mubiri wawe, ndetse noneho wirinde ibyo byaha ukorera mu imbere mu mubiri, kuko uba uri kwangiza urusengero rw'Uwiteka. Iyo rero wihaye gusambana n'abantu mbese Uwiteka atakugeneye, kuko wari ukwiye kuba umwe n'Uwimana yakugeneye, yakuremeye. Ariko iyo birenze 1, 2, 3, iyo ni imyuka mibi kandi uri kwinjiza muri wowe. Ntubuzi iyo myuka undafite, iyo mwijima undafite ari kwinjiza muri wowe, kuko musambanye muba mubaye umwe. Iyo noneho wikinisha ugira ngo hari ni ibyawe ugiye kwikorera wowe ubwawe, ahubwo uba uri gusambana n'umwijima, ya myuka mibi utabona. Wowe ukagira ngo uri kubikora ku giti cyawe, ahubwo uri gusambana n'umwijima. Ngaho ibaze noneho uwo mwijima, iyo myuka mibi uri kwinjiza mu mubiri wawe. Aho rero niho ikibazo giherereye. Umva icyo Bibiliya ibivugaho mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 26 no 27, ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Ndakomereza ku Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 9 n'uwa 10, handitse ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke, abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa, aribo bakunze kwitwa abatinganyi, ibitingwa, ngo cyangwa abagabo bendana, abagabo basambana hagati yabo, cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana.
iki ni icyaha Satani akunda cyane yuririraho cyane, kuko arabizi neza ko muri Bibiliya byanditsemo birabujijwe, ndetse Imana ijya kuturema yaturemye mu buryo yavugaga ngo umugabo akwiye kubana n'umugore we, umugore akabana n'umugabo we. Ariko Satani we agomba gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo ntukore ibyo Uwiteka yakuremeye gukora, kuko niko ashaka kuhinduka kugira ngo nawe azakwigarurire, uzajyane nawe mu muriro. Rimwe nigeze kuganira n'Uwiteka, naricaye ndibaza, ndamubwira ariko ni gute umuntu ashobora kuzabazwa akazaza imbere y'amaso yawe ukamubaza icyaha yaba yarakoze kandi mu by'ukuri atari we wiremye. Njye numvaga ko umuntu usambana n'umugabo mugenzi we nuko yisanze yaravutse afite ubwo buryo ateyemo, wenda nk'igitsina gore, bigatuma yumva akunze abandi bagabo bagenzi be. Nkumva umugore ashobora kuba yaravutse yumva yiteyereye nk'abagabo, akumva akunze abakobwa abagore bagenzi be. Maze mbaza Uwiteka, ndamubwira nti ni gute umuntu azajya kubazwa icyaha ngo yakoze iki cyaha kandi atari we wiremye, ahubwo ari we wamuremye muri ubwo buryo? Maze umva uko Uwiteka yansubije. Uwiteka yarangendereye nijoro ndyamye anyereka iyi shusho. Nagiye kubona mbona urugi runini rufunguye rwa shato, nkinjira mbona amayesikariye yazamukaga uko uyabona iburyo n'ibumoso. Ruguru hari ako kugi gafunze, uruhande rwaho hicaye umuntu w'umugabo nk'uko ubibona, ahuze ubona arimo yandika. Njye nari nkiri hafi kuri uwo muryango ukinguye, ngiye kubona mbona abagabo babiri, abo twakwita abakundana bahuje ibitsina b'abagabo babiri, bazamutse kuri ya mayesikariye, bazamukira iburyo, mbese nk'abagiye ahari bagomba kwinjira muri ka karyango ko hejuru. Ariko bakageza imbere nabonye wa mugabo atabarebye, nta n'icyo yavuze, na wa muryango ntiwakingutse. Ngiye kubona mbona barongeye bamanukiye ku rundi ruhande kuri izo esikariye z'ibumoso. Maze nibwo wa mugabo nagiye kumva numva arambwiye ngo abarezibiyene ntibazabona ubwami bw'ijuru. Nuko yabivuze, ariko reka mbisobanure. We yanyeretse abagabo babiri bazamuka, ni nkaho yambwiraga ati doraba ntibinjiye mu bwami bw'ijuru, ariko ahita nsobanura ko n'abadamu baryamana bahuje ibitsina nabo batazigera babona ubwami bw'ijuru. Ndakubwiza ukuri ko Uwiteka, nubwo nibazaga ikibazo mvuga ngo kubera iki abantu baremwe muri ubu buryo bazabazwa ibyaha kandi ariko baremwe, ariko Imana icyo nyikundira ntago igira guharira cyangwa kugira ibyo igusobanurira, ahubwo ikwereka amategeko, wowe ugahitamo icyo ukwiriye gukora. Mu by'ukuri nta gushidikanya, ndabizi neza ko uwo ari we wese uryamana n'uwo bahuje igitsina, yaba umugabo ku mugabo, yaba umugore ku mugore, uyu munsi ndakwinginze ubihagarike, usaba Imana imbabazi, wihane kandi uzinukire icyo cyaha, kuko uwo ari we wese ubikora atazigera abona ubwami bw'ijuru. Ubwo rero niba wumvishe icyo Bibiliya ibivugaho, ikavuga ku bagabo bendana, abatinganye nabo irabivuga, ndetse abagore mukoresha imibiri yanyu uko Imana itayibageneye, ibyo byose ni ibyaha kandi nta handi bibivuga, ni ibyaha bishingiye ku mibiri yanyu. Iyo rero mubikora uko bidakwiye, muba mwinjiza umwijima mu mubiri wanyu. Nyuma yo kumenya ibi byose, dore icyiza rero nuko Uwiteka yabikubohoramo. Niba wumvaga indirimbo utaruzi amagambo azirimo, utaruzi ubusobanuro bwazo, utaruzi uburyo zikozwemo, nukuri nakurarikira, nakwifuza ko wakumvisha indirimbo zikuganisha mu bwami bw'ijuru, wakumva indirimbo zihimbaza Uwiteka, kuko inyinshi iyo utazi ubusobanuro bwazo ndetse n'ubwo buryo nakubwiye bwa backmasking, kuko udashobora gupfa kubuvumbura, ntago wamenya ziri kukurura zikujyana hehe. Ibyiza rero wakabaye wumva indirimbo zihimbaza Uwiteka. Naho filime zo, wari ukwiye kwirinda kureba amafilime arimo ubusambanyi, amafilime arimo ibintu byo kuryamana n'abahuje ibitsina, amafilime arimo ibintu bigaragaza dayimoni ukuntu ikora imyuka mibi, ibintu birimo amasinye amwe akoreshwa ikuzimu. Ibyo byose wari ukwiye kubyirinda, kuko ababikora bazi icyo babikorera kandi bazi ko baba bari guhamagarira abantu kujya mu mwijima, ariko wowe ntabwo ubizi. Ibyiza rero wakarebye filime
usobanukiwe neza, uzi icyo ziri kukubwira n'icyo uri kwigiramo. Icyanyuma rero, hagarika ubwo busambanyi. Ni ukuri, niba uri umugabo ufite umugore wawe, menya ko ari uwo nguwo. Niba uri umugore ufite umugabo wawe, menya ko ari uwo nguwo. Uhagarika ubusambanyi n'igisa nacyo. Udafite uwo bashakanye, ni ukuri senga Uwiteka kuko hari uwo yakuremeye. Buri wese afite uw'Imana yamuremeye. Kandi ikindi, irinde kwikinisha kuko ni ikintu icyaha gikomeye Satani akunda kuko yikururira abantu benshi muri ubwo buryo. Akenshi akakwereka ko ubikeneye kandi ko nta muntu ufite kuri wenyine, ariko Imana ishobora byose. Nkubwije ukuri ko usenze ugasaba Imana kukurinda ibyo byifuzo, Imana irabigukorera. Rero irinde icyaha icyo ari cyo cyose ukora kuko kwikinishaho uba uri kwihuza n'umwijima, uba usambanye n'amadayimoni. Nshuti mwene data, niba wajyaga ugira icyo kibazo cyo kumva utabasha gusinzira nijoro, cyo kumva hari imyuka mibi yaba iri kumwe nawe aho mu cyumba mu gihe ugiye kuryama ukumva biri kwanga, nakubwira ngo ibyo byose bihagarike. Niba wajya gusambana, niba uri umugabo wacaga umugore inyuma yawe cyangwa umugore wacaga inyuma umugabo wawe, menya ko wazaniraga n'ibibazo urugo rwawe. Ibyo byose bihagarike. Niba ho wajyaga wikinisha, ni ukuri wihuzaga n'umwijima kuko wasambanaga n'amadayimoni. Ibyo byose numara kubihagarika, ugafata umwanya wo gutangira kuririmba indirimbo z'ijuru, ugatangira gusoma Bibiliya, ugatangira gusenga, ndakubwiza ukuri ko utazongera kugira ikibazo n'iki na kimwe cyo kongera kuryama ngo usinzire neza, wumva ukangutse nk'abandi, uzagira ubuzima bwiza. Nshuti mwene data, niba hari umuntu uzi wari ufite icyo kibazo, wakwandika muri comment uti arahari, ndamuzi, maze dufatanyiriza hamwe gusenga kugira ngo imigozi imuboshye ibashe kumuvaho. Maze ndakwinginga ngo ntugende udakoze like, share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, ndetse na subscribe ku batarayikora. Ndetse nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.